amen. Haleluya. Tugiye gutarama ariko turabashimiye ko mwatwitabye, mwagize neza cyane. Kimwe gusa cyo ari kongeraho ku byo bavuze byose, uzavuze byose bari gushima, ndongeraho kimwe gusa. Abaririmbyi twese tugenda dushigikira, biragoye cyane burya gutera imbere. Ntabwo notera imbere nje nyine, tera imbere kubera ko nawe wateye imbere. Nugura moto ukagura imodoka, uzaba nateye imbere nawe wateye imbere, ariko twese muri rusange twateye imbere. Ariko nugura moto ukagura n'imodoka, je ntani igare ngira, ntabwo nzoba nateye imbere. Urimo kubona kuri social media abavandimwe bacu b'i Kigali n'abahandi barimo gusohora indirimbo within 24 hours, ugasanga ufite aba views hafi 12k. Twe turimo gusohora indirimbo ikamara ukwezi kandi turi abaririmbyi. Ngaho n'aba views bangahe mwe muri kubona? Mwebwe muri bangahe? Ariko kubera gusa tudashigikirana ntabwo turi gutera imbere. Dukeneye gutera imbere bavandimwe, dukeneye gutera imbere, dukeneye ko korali nk'izaba ifite ibyuma byayo, dukeneye kubona voice ministry bafite amapiano ibintu byinshi, kubera ko n'ahandi twabasapotingira, kubera ko tutobaha amafaranga ariko twabateza imbere tubashigikiye. Igisubizo igatera imbere, Hemani igatera imbere, ariko tubishize hamwe twese, sibyo? tubaye abumwijima mwijuru abinamba Imana we Imana ibonye ko tubaye abumwijima mwijuru abinamba Makerubi maserafi n'abamarayika Kaburu waducungura Makerubi n'amaserafi Makerubi maserafi n'abamarayika Kaburu waducungura Makerubi
n'abamarayika aburu waducungura maze Yesu abibonye yemera kuza mw'isi waducungure yemera kuza mw'isi waducungure yemera kuza mw'isi waducungure maze Yesu abibonye yemera kuza mw'isi waducungure yemera kuza mw'isi waducungure yemera kuza mw'isi waducungure turashima umwami Yesu wadupfiriye Kaluvari wacunguye ubugingo bwacu turashima umwami Yesu wadupfiriye Kaluvari turashima uwaturiza abana turashima umwami Yesu wadupfiriye Kaluvari turashima umwami turashima umwami Yesu wadupfiriye Kaluvari turashima umwami turashima umwami Yesu wadupfiriye Kaluvari turashima umwami turashima umwami Yesu wadupfiriye Kaluvari maze Yesu abibonye maze Yesu abibonye yemera kuza mw'isi waducungure 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 haleluya haleluya yataye kuri ibicumuro byawe sigaho gutinya amateka shira ubwoba shira ubwoba iriba imbabazi ze shira ubwoba shira ubwoba iriba imbabazi haleluya ze shira ubwoba ririmba shira ubwoba iriba imbabazi ze shira ubwoba ririmba shira ubwoba iriba imbabazi ze amen haleluya tugiye gutarama ariko turabashimiye ko mwatwitabye mwagize neza cyane kimwe gusa cyo ari kongeraho ku byo bavuze byose ibyavuze byose bari gushima ndongeraho kimwe gusa abaririmbyi twese tugende dushigikira biragoye cyane burya gutera imbere ntabwo notera imbere nje nyine tera imbere kubera ko nawe wateye imbere nugura moto ukagura imodoka uzaba nateye imbere nawe wateye imbere ariko twese muri rusange twateye imbere
ariko nugurira moto ukagura n'imodoka je nta n'igare ngira ariko nsoba nateye imbere. Urimo kubona kuri social media abavandimwe bacu b'i Kigali n'abahandi barimo gusohora indirimbo within 24 hours ugasanga ufite aba views hafi 12k. Twe turimo gusohora indirimbo ikamara ukwezi kandi turi abaririmbyi. Ngaho n'aba views bangahe mwe muri kubona, mwebwe muri bangahe? Ariko kubera gusa tudashigikirana aho turi gutera imbere. Dukeneye gutera imbere bavandimwe, dukeneye gutera imbere, dukeneye ko korali nk'iza bifite ibyuma byayo, dukeneye kubona voice ministry bafite amapiano ibintu byinshi, kubera ko n'ahandi twabasapotingira, kubera ko tutobaha amafaranga ariko twabateza imbere tubashigikiye, igisubizo igatera imbere, Hemani igatera imbere ariko tubishize hamwe twese, sibyo? Mushize twasohoye indirimbo y'igiswahili kugeza ubu nyine hafi ukwezi ngira n'ukwezi n'igice, ifite niba ari 9,000 niba ari 10. Voice yasohoye indirimbo bari hafi 19 gutya, ariko James na Daniel basohoye indirimbo barimo 400. Tugomba gushikirana abavandimwe. Charles yasohoye indirimbo ejo bundi afite 2k hafi iminsi 7. Kurimba kwacu ntaho twongera tudashigikira, mugende dukundane, tugire urukundo rudasanzwe rwo gushigikirana mu buryo bugaragara n'ubutagaragara. Tuve mu bintu by'umwuka. Umwuka se ukorera mu mubiri upfuye. Umubiri wapfuye umwuka uzukora. None umubiri tukeneye kugira ngo ubeho n'umwuka nawe ukore cyane. None mukeneye ngo dupfe naho gani mutwiki nawe namureka tubeho, sibyo? Tugari bisabwa dushigikirane bavandimwe, dushigikirane birakwiriye. Sibyo? Reka duhimbaze indirimbo imwe nitumara duha abayumbe ariko dushigikirane. Nukuri ibintu je biri mu kuntera isoni. Nza posting indirimbo ya voice posting ya gisubizo nk'irwa nzireba uko bwije n'uko bukeye, ariko nkabona ntabwo turi gutera imbere. Nkibaza se ni jewe cyangwa ni wowe? Ibimbi by'abaririmbyi atagira undi muntu ubyumva, nabibwiye abaririmbyi kandi birizivuga ngo icyo ukeneye ko mugenzi wawe akugirira aba. Kuko muragira ngo mukoze igiterane mukantumira, nagisubiza ikantumira, n'abandi nka 3 bakantumira mbangiye, ariko kubera gusohokanira kungwa nyamuna dushigikirane. Turavuze ngo mu gihe gikwiriye Yesu yapfiriye abanyabyaha, tuvuge ngo umwiringira ntazakogwa n'isoni iteka ryose.
twaririmbira ku zuma bizimije se twaririmbiraga ku zuma bizimije mubigize gute se titwakomezaga bizimije utubwire gatureke tuvuze ingoma se izuma birazimye muzamure volume turirimbe ngaho tuzamure tuzamure bivuga neza cyane tuzamure kandi irindi rimwe tuzamure kandi mugihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha mugihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha mugihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha mugihe gikwiriye Kristo yapfiriye Mana umugisha wawe mbere wagezweho yes